Haleluya, haleluya. Bwira umuntu muri kumwe ngo njya ninginga Imana ngo ikwiyereke. Njya ninginga Imana ngo ikwiyereke. Mu masengesho usenga ujye usaba Imana igikwiyereka. Mu bintu byose ukora ujye usaba Imana ikwiyereke. Mu ntambara urwana ujye usaba Imana ikwiyereke. Mu rugamba uriho urwo ari rwo rwose ujye usaba Imana ikwiyereke. Kuko nikwiyereka nibwo uzamenya neza imbaraga y'Imana ikorera muri wowe. Haleluya. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire niko ngusabira. Uyu muririmbyi aravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza ngo ujye uhamya mu bandi ibintu yagukoreye, usaba n'Imana ibahishurire Yesu. Hari igihe abantu baba basenga ariko batarahishurirwa Yesu. Hari igihe abantu baba bavuga Imana ariko batarahishurirwa Yesu. Ariko ninginze Uwiteka ngo uyu mugoroba twiyereke. Haleluya. Uyu mugoroba twihishurire, atwihishurire, atwihishurire. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Muri uyu mugihe Yesu atatwihishuriye twaseba. Muri uyu mugihe Yesu atatwihishuriye n'abana twabyaye n'ubuzima tubamo, atatwihishuriye twaseba. Ariko ashimwe, haleluya, ashimwe kuko ajya twihishurira. Hari ukuntu ajya anyuzamo akatwihishurira. Hari ukuntu ajya yigaranzura abaturage akatwihishurira. Hari ukuntu ajya yigaranzura abantu bahuze akatwihishurira. Abantu bahuze bari ahantu akatwihishurira. Abantu bari mu mibare bari kubara imibare agahita twihishurira. Abantu bari kuvuga bati bizabarangiraho bizabakomereraho agahita twihishurira. Haleluya. Agahita twiyereka. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo njya ninginga Imana igikereke Yesu, umwakire nawe. Agaciro gakomeye ni ukwakira Yesu. Agaciro gakomeye ni ukwakira Yesu. Agaciro gakomeye ni ukwakira Yesu. Agaciro gakomeye ni ukwakira uyu mwami Yesu, ukamwizera, ukamugira ingabo, akakujya imbere, akakuyobora. Imana ishimwe cyane. Uyu muririmbyi ndamukunda ko ajya avuga ngo ngiye mfite umukiza ujye umvugira. Nujya ubona wahagaraye imbere y'ikibazo ujye ukibwira ngo mfite umukiza umvugira. Nujya ubona abantu baguhagurukiye, dore ko bajya baduhagurukira, ujye uvuga ngo mfite umvugira. Nujya ubona akazi kanzu uvuga ngo mfite umvugira. Nujya ubona imiryango yakwanze uvuga mfite umvugira, mfite umvugira. Tetse ko kibazo mfite umvugira. Haleluya. Nujya ubona amashuri yakanuye amaso hari igihe byanga, mfite umvugira. Haleluya. Utuvugira, utuvugira twamuvugaho neza. Imana ishimwe cyane. Kubura aho ngaho nuko yakuvugiye. Kuba ukiri mu itorero nuko yakuvugiye. Kuba bataragutenze ngo baguhereze Satani nuko, haleluya, nuko yakuvugiye. Kuba utarasubiye icyangugu nuko yakuvugiye. Kuba utarasubiye ku Gikongoro nuko yakuvugiye. Kuba utarasubiye Nyamagabe n'ahandi hose nuko yakuvugiye. Yatakuvugira ngo urebe, yatakuvugira ngo urore. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Mana ishimwe. Mana yaratuvugije. Mana yaratuvugije. Itatuvugira ntago byari kwemera. Ariko dufite umukiza utuvugira ku Mana. Mana ishimwe cyane. Nkuko nababwiye nitwa Muhayimpundu Placidia. Aho ntuye cyangwa se aho nkodesha nkuko nababwiye ni ku Kimihurura. Hanyuma rero ni naho nteranira kuri ADPR. Hanyuma niho nyobora icyumba. Ni icyizere, ni icy'Imana. Kitaba icyayo ntago byakunda. Ntago byakunda. Ariko Yesu yanyemeranye n'inenge zanjye. Aravuga ati ngwino nkugabira umurimo, ngwino nguha akabaho. Arangije anyihera akabaho. Anyihera akabaho, aravuga ati baha ku Kimihurura habe. Niho ndi rero, niho ndi kumwe n'abari abagabo mwabonye n'uriya mudamu twazanye. Bari abantu n'abantu b'Imana. Buriya kuyoborana n'abantu ukitwa kubayoboye. Mu ndebe namwe ndeshyo yanjye ndeshya. Murebe n'abari abagabo ba Manuel bameze kuri. Bari abagabo buriya mubabona bari n'abakire. Bari n'abakire Imana yabagiriye neza. Buriya Samuel yarakize. Samuel buriya ni ushinzwe ibintu by'ibiryo mu cyumba cyacu.
Manuel nawe ashinzwe kuzana inote na Samuel agashyiramo izindi. Twebwe abagore nta kazi tugira. Twarababwiye tuti nimwe bagabo mujye muzana amafaranga. Amafaranga rero bayazana nk'abazapfejo. Nta ngorane nta ngora. Mbasabiye umugisha. Imana ibaha umugisha. Nukuri pe n'abana beza. Buriya mubabona n'abana beza kandi babikora neza. Rero ndabakunda, nyabagani ndabakunda mwebwe rero sinzi ukuntu mumeze. Ni kuri ya nyine bameze. Nuko bameze nuko Imana yabahamagaye. Bakadufasha uyu murimo. Hanyuma uriya witwaza ni nka Dalila yavuye mu Bayisilamu. Yari umusirimu w'irubavu iyo ngiyo. Hari umusilamu twahuriye mu gice twiga igice yambaye amaherena. Ndamubaza nti abarukore bambara amaherena. Umupasiteri twigishaga igice Togo aravuga ati ni mumwihorere mwigisha yambaye. Tuzajya gusoza yayavanyemo. Kandi koko twashoje yayavanyemo. N'umutandi yo yarawuvanye. Haleluya! Yarawuvanyemo mbese nuko twamenyanye n'amagingo aye. Nuko rero Yesu yamuhamagaye. Hanyuma nanjye naje nturutse ku Gikongoro muri Nyaruguru. Niho naje nturuka bavandimwe abantu bagera inaha ngaha babona bambaye agakweto karekare. Nashatse kuza kubwiriza nambaye ibirenge ngo mbabwire ikintu gitumye mbwiriza nambaye ibirenge, ariko ndavuga nti mu rwego rw'ivuga butumwa reka nkareke nkazane kaje ejo mu gitondo nta minsi karamara. Hanyuma ndabamenyesha ko navuye muri Nyaruguru ngenzi ibirenge. Ngeze inaha muri Kigali mbona abantu barasirimutse. Mbona abantu n'abasirimu. Ngeze inaha muri Kigali niho nakiriye agakesi. Ngeze inaha muri Kigali niho naboneye feruje mvuze induru ntingeze ikuzimu. Ngeze inaha muri Kigali niho naririye ibiryo birimo sestomate n'ibipavuro birananira ndaruka. Ndavuga nibi bintu nimenyereye utujumba tw'ipiyo ngiyo. Nimenyereye utujumba tw'ipiyo n'utwumbati mwari nitwe namenyereye. Ngeze inaha mbona hari indyo ntazi ubwoko bwazo. Zirananira rero. Sinaniye rero mpita nkatasubira i Huye aho nakoraga akazi ko mu rugo. Ndongera nsubirayo. Naje kugaruka rero kuko Yesu yarafite umugambi aje kumpagakiza. Haleluya. Ngaruka kuri randevu y'umwami Yesu. Ndaza rero nyihera agakiza. Hanyuma rero nari nararwaye ikintu cyitwa mavunja. Umugabo witwa Yeremiya naramubuza umuntu uzamumbonera azamundangire. Yeremiya wo mu Gatenga. Naravuze ni ndashaka kazaza kicara kambwira amavunja yarwaye nanjye nkavuga yanjye. Tukumva ingero angana. Kuko Yeremiya we ntago yarwaye inka yanjye. Ayanjye yo yari menshi cyane. Kandi njyewe navukaga kwa secretary wa commune. Muri buka commune iya mbere ya genocide. Ntiyari nini. Iwacu twara aba boss. Ariko ndwara amavunja mpindisha umuriro agera ku nkingi y'umutima ndaremba. Ibi bintu ntago zabiceceka. Hari abantu muri iyi minsi bateye ngo iyo uvuze ngo kwarwaye amavunja ngo kandi ngo tubona ngo ubu ufite nk'agasura se kamaze kangahe mwo kabyarana ko kaje ejo bundi. Hanyuma rero Yesu arambona n'ibyo bikovu by'amavunja. Nari ngifite ibikovu by'amavunja. Intoki zari zarashize. Ibirenge byari byarashize. Nta bworo bw'ikirenge nagiraga. Nta bworo mbibabwiza ukuri nta bworo nagiraga. Yari amavunja gusa. Karara nitse umutima. Abanyesoko bagatambuka ati dore wa mwana wo kwa secretary arapfuye. Abatwa bakoraga iwacu baragira inka bahirira inka baranena. Mukadatansangizaga n'abatwa. Nimba avuga gutyo suko bapfobya muri iki gihe irindi zina babita ariko icyo gihe niko twabitaga. Hanyuma rero baranena. Umuhungu na se baravuga ngo uyu mwana wo kwa secretary nurapfuye. Abatwa banga gusangira nanjye. Impamvu najyaga njya kurya amavunja akabaza aranyaye. Ntimubizi imiji ikabira tongoye. Kandi ubwo nawe niko wari umeze. Wabona nawe wari umeze nkanjye. Nawe niko wari umeze. Imiji ikabira tongoye. Abatwa baranena. Mbura isoko ubyumve ngo nabuze isoko. Ndumirwa. Ariko turashimira uyu mwami Yesu Kristo w'i Nazareti. Wabambwe ku manywa y'ihangu.
byibuze ntibanamubambe nijoro ngo bavuge bati reka tumubambe nijoro abaturage. Haleluya! Bamubamba ku manywa habona, bamujyana i Nyabihanga, bavuga ati reka rubanda rwose rubirebe ko twagushyize hariya. Arangije avuga ijambo aravuga ngo abarushye n'abaremerewe muze musange. Kuva nagera muri Kigali nta muntu ndumva avuga ngo abarushye n'abaremerewe muze musange. Yesu niwe wenyine wavuze iri jambo, niwe haleluya, niwe watsindiye iri soko ryo kuruhura abantu barushye n'abaremerewe. Aravuga ngo muze musange mbaruhure, baruhure. Reka tumugirire gutya. Abantu bahari hano muzamura ibiganza mumubwire ngo warakoze. Turashimira umwami. Hanyuma rero muri Kigali nuko nahaje, nuko nagiye kwiga igice, ariko nubundi za nkovu z'amavunja nari nkizifite. Umwami Yesu akajya ambwira atari nzakoza, nzakuhagira. Ubu nuko nambaye udukweto, murebye inzara zanjye zirimo zose, kandi zose zari zarashizemo, zirimo zose. Nta n'ururwaye ubumuga wareberaho ko nagize icyo cyasha, nta ruhari, kuko zashizemo. Umwami ameze isindi zabundi bushya. Nuko Yesu rero ampamagara atyo, ndaza ndamwitaba, mbona abantu b'i Kigali, mbona barasirimutse, mbona abantu, ariko imana zanjye mpita nuzura umwuka wera umpuma amaso kureba kuri ba bantu basirimutse. Njya muri korari rero, ngiye muri korari bandirimbisha mu bagabo barebare, banta nka hari inyuma. Dirisha aravuga ati jya hariya wowe. Nari sobanye ku rwego rukabije. Njya mbwira abantu abiwacu ku Kimihurura barabizi, niba hari n'abateranye hanga barabizi ko ibi bintu barabizi, si ubwiru. Naravuze ngo sinzajyana ivuga ubutumwa handi ntarageze iwacu ahondi. Kimihurura niho nahamagariwe, niho ngiri. Hanyuma uyu Yesu ampamagaye rero, ampamagarira aho muri uwo murimo abantu basumba, ajya ngenda nkaririmba iyo inyuma, nkuzura umwuka wera, nkumva afite ibintu nabwira abantu ndamutse ndi imbere. Burya abantu baba mu makorari mujye mwihangana, nkumva afite nk'ivuga butumwa nabwira nk'umuntu turebana amaso ku maso, kurumva nari mugufi nta muntu wambonaga. Ariko Yesu tukajya gusenga, Yesu akavuga ngo hari ikintu nzakora. Icyo gihe rero Yesu aravuga ngo ngiye gutanga ibisubizo. Ibisubizo yatanze byari byiza. Afata abakobwa bari aho benshi cyane n'abahungu, abashingira mu mpande zari zigiye zitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo njye imbere. Kuko numvaga nawe ureba abagabo bareshya nka mwarimu, ubari inyuma uraririmba kumva ufite ibintu bigufasha. Burya mu rusengero uzi ko hari abantu bahamagarwa n'ibintu bigiye bitandukanye. Mu rusengero hari uhamagarwa nuko abona ibyishimo byawe, mu rusengero hari uhamagarwa nuko abona uririmba wenda urira, ibyo bintu byose. Noneho ibyo bintu byose bikambaho ndiri haza Yesu, ntariko bundi nzaguma kuririmbira inyuma y'aba bagabo kuzageza sangahe. Yesu arambwira ati mu minsi izaza nzahakuvana. Haleluya. Yaje kuhankura rero. Hanyuma rero njya aho ngaho mvuga Imana neza. Yesu rero aho niho yanyambikiye, niho nashakaga kugera, aho niho yanyambikiye. Noneho naririmba nazamura nk'ikiganza, nagira gutya. Noneho kwa kwibuka ko naje mu mujyi wa Kigali nta nkweto ngira, naraje mbonye utw'igihumbi nkajya ndukuramo nkabyina nambaye ibirenge. Ni Yesu rero wanyigishije kubyina. Ubu wenda muri iyi minsi, ubu navuga ngo ubu ngubu njya numva nsigaye ndi munini. Narabyibushye kuko nkibyina nari mfite ibiro 40. Nkabyina abaje mu rusengero akavuga ati narimbitse baze imeze itya sinkiyambaye, agahita ahambira akaza. Abandi bakagura ibitenge muri Kenya na hehe, Imana ikabahagara ku kanuti n'ubyambara nzagukubita. Akaza bizanye, akazavuga ati wararirimbye ndafashwa. Kumbe nkajya mbwira Yesu ni Yesu, kumbe bari baramejeje iri inyuma, kumbe ufite umugambo wo kuntawe. Haleluya.
ntituba dukeneye n'abadirija bafite amayereko, akabona byibuze n'imbuto yawe akavuga ati ngwino hano imbere userure ikikurimo. Ariko nuko abo muri iyi minsi mbona nukuri barakerebutse, ni beza abadirija bo muri iyi minsi bafite iyereko, arakuzana nukuri ukavuga ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha. Hanyuma Yesu niwe yari afite umugambi wo kunyambika, nta handi hantu habaho nigeze mbona uretse mu nzu y'Imana umuntu yikura ikintu cy'akagiguha. Ubu mubona abantu bo mu nzu y'Imana dukwiye gukundana tukabyongeraho gukundana. Nta muntu nigeze mbona upfa kwikura ikintu cye ngo akiguhe. Hanyuma rero bukeye najya mbona Yesu amaye akambaro ngasimbuka, noneho nkarusha impara ngasimbuka, nasimbuka Yesu akavuga ati umvuze neza, ndumva nkoze ku mutima, ngiye kongera. Ndashimira Yesu. Naho rero yampamagara umutware wanjye adakijijwe. Hanyuma rero arambwira ngo uzere imbuto, uzihangane. Yanywaga inzoga nyinshi ariko ntiyankubitaga, ntago yambwiraga nabi. Tumaranye imyaka 17, nta nabi yenze, ndi imbere y'Imana n'imbere yanyu. Ariko yanywaga inzoga, ngera ubwo atayinywa nkajya mvuga nti uyu munsi ntago wanyuze kwantuza, uyu munsi noneho ko numva nta kantu. Akavuga ati uyu munsi twaburaniwe. Avuga nari maze kumenyera mbese akayoga. Dore mama Paul nguriye, mama Paul aranze, mama Paul barandeze mu kimicanga. Mama Paul uraho? Yesu nashimwe, Yesu nashimwe, Imana iguhe umugisha. Para mama Paul barandeze. Hanyuma umutware wanjye rero yakijijwe, kuko Imana yantegekaga kwera imbuto. Nkamukuramo ibikweto byaboze byazanye urwondo rwuzuye, nkamukurura utwana tw'indahekana twanjye 3 natubyaye gutya tureba, tukambaza ngo papa ararwaye. Ntiyego, mujye mugira ibanga, ibintu hari igihe ibintu bikomera. Hanyuma rero mbyaye umwana wa 3 ndi kukirira 2012, ijwi rirampamagara yambwira ngo uyu munsi ndamuha agakiza. Umunsi arakora, ntibamuha ibirayi ngo nzanire, cyakora bamuhemba inzoga. Bamuhemba inzoga za zindi namwe hari abantu bazigira mu mafirigo zica muri gahunda zitanuka, nizo bamuhembye. Atashye ariko nkabona si muzima, ariko ndabyihanganira. Hanyuma mu cyubahiro cyagomba ndamutegura nkuko ngomba kumutegura, araryama. Yicuye saa 9 z'ijoro arampamagara, ndamwitaba. Arambwira ngo nagira ngo nkubwire ko ntazongera kunywa inzoga. Nagira ngo haleluya, igikomeye ni Yesu Kristo, ibindi bisaza. Igikomeye ni Yesu Kristo. Abantu nibagabanya amagambo, abantu bagabanya amahane, abantu bagabanya ibintu nk'ibyo, Yesu azaza. Hanyuma rero bukeye arahiga ngo amafaranga yongera kubona arayagura Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Niko byagenze uwo munsi, Imana imukoresha nk'umukoro. Aza yinjiye na Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Nanjye mukubise ijisho numva nduzuye, nari ndi kukirira ndatambuka. Ni karibu pastori. Numvise bindenze kubana umuntu w'umusinzi militari zizi mu Kiyovu bamuzi, ukabona atahanye Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Ndayimwakira, musabira umugisha nimugoroba. Nturakoze Yesu. Uhereye uwo munsi arambwira tuzajya uterana iteraniro, nanjye nditerane. Uzajya urisenga nanjye ndisenge. Ubu rero turi kumwe, turabakozi b'Imana. Turabakozi b'Imana, iwacu nta shitani. Turabakozi b'Imana, twugururire Yesu. Abana banjye bamaze kuba bakuru. Fura yanjye ifite 16, umukurikira afite 14, umukurikira afite 11, umukurikira afite 2 n'igice. Murumva kuva kuri 11 kuri 2 n'igice harimo iki? Harimo ikinini. Tubyihorere, ibyo ni ibindi bintu. Ndashimira umwami Yesu wandebye. Ubu yaba atarakizwa wenda bayirirwa mpimigeri, ariko ndashimira umwami ko yamufasha hakiri kare. Yamufashe hakiri kare. Ni umukristo mwiza, ni umukristo mw'abantu. Kubana n'umuntu ukabona ni umukristo mwiza, ni umukristo mwiza rwose. Hanyuma rero nuko turubanyemo, Imana nuko itugenje, nuko iduhamagaye, tubona itubeshaho muri uyu mujyi, tubona idutunga, ibintu byose kabigenza neza. Ubwo simbibwiye se ubuhamya simbuciyemo, ubwo murumva ntabibwira muri make. Ibindi bintu njyangira ni ibindi bintu by'abandi bantu, ntago ari ibyanyu. Ibyanyu ndabibabwiye. Dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Imana yampaye kubazanira riri muri Yesaya 58. Reka dusome duhere ku murongo wa 3. Ndashaka ko dusenga.
Shaka ko dusenga, ndashaka ko dusenga. 5:8 Yesaya, umutwe w'amagambo aravuga ngo idini itaryarya ni Imana ishima. 3 baravuze ngo ndetse barabaza bati mbese igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho niki? Ni iki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Irabasubiza, mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu, mukagirira nabi abakozi banyu bose. Dore icyo mwiriza ubusa ni ugutongana, ni ukujya impaka, no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukiriza ubusa uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Ugira ngo kwiyiriza ubusa shima, kumeze gutyo, kumeze gutyo. Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo, mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubita ku mutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu. Ibyo nibyo wita kwiyiriza ubusa n'umunsi w'iteka yishimira? Ahubwo kwiyiriza ubusa shima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke, umurikire ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Amen. Umurongo dusoreje uravuga ngo maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Amen. Dushimiye Imana kubw'ijambo ry'Imana. Muhumure ntago ndi bubasubize inyuma, kuko nanjye nkeneye ubundi buryo. Nanjye nkeneye ubundi buryo rwose. Mugume ntimuteshuke, bese ntimujye hirya cyangwa hino, mugume hahantu. Imana ifite ubundi buryo, ariko ifite n'ubundi buryo yaduha tukongera tugasenga amasengesho atuma Imana itwumva. Haleluya! Ifite ubundi buryo bwatuma dusenga amasengesho atari mibi ibintu byose dusomye aha, Imana kandi ikatwumva. Imana ishimwe cyane, Imana itugirire neza. Imana ifite ubundi buryo. Abazi ko Imana ifite ubundi buryo mwongera mugire gutyo. Ifite ubundi buryo yakugarurira imbaraga watakaje, kuko nawe urabizi neza ko wazitakaje. Izo wari ufite ugihamagarwa urabizi ko utakizifite, kandi ibintu byatumye uzitura urabizi. Ibintu byatumye utakaza imbaraga wari ufite urabizi. Ntabwo ari ibintu umuntu yajya kugutondekaniriza ahantu watereye imbaraga urahasi. Ahantu intorezo yawe yaguye, ahantu intorezo yawe yaguye urahasi. Ndumva ntashaka kandi kuza gutinda, kuko ndumva nshaka ko tuza gusenga tukinginga Imana ikongera ikagaruka ikaduha izindi mbaraga, kubera yuko nasenze sengera iteraniro njya kuza tukibimenya twarasenze. Umuntu yarasenga akikoza ukavuga ati Mana niki ubundi abantu bamenyera ibi bintu sinzi ukuntu bameze. Urasenga ukajya wibaza ati niki kintu se mu bakwiriye cyabagirira umumaro muri iki gihe, kikagirira umumaro abashyitsi n'abasangwa. Ariko ndashimira Umwami Yesu, yarambwiye ngo nzababwire ngo nimwongere mugaruke aho mwatakarije imbaraga, mwongere mugaruke mu bihe byanyu. Umuntu wese agaruka, umuntu wese yongere yegure, umuntu wese yongere yegure. Pana ibintu byo kuza ubeze nk'umufana wa Rayon Sport cyangwa wa APR. Abafana hari igihe iyo ikipe itsinze ujya kubona ukuntu barimo bararungurukira muri Senyenge, kadavuga ati oye, ariko bari hehe? Bari inyuma ya Senyenge. Kadavuga ati kigiyemo, ariko ari hehe? Hari inyuma. Ikipe igiye guhembwa se barakujyana ra, ariko usigara wageze ukavuga ati APR yanjye, Rayon yanjye, Rayon yawe. Ariko ntago Rayon iyo yatashye ntimenya ko waburaye, ntimenya ko waburaye. Ariko turashimira Umwami. Haleluya! Uyu Mwami twamamaza
ndabona mucecetse nk'abantu bari kubyumva. Imana ishimwe. Baravuga bati ni iki gituma twiyiriza ubusa tukareka ibintu byo kurya n'ibyo kunywa tukabishyira ku ruhande ariko twasenga ntutwumve? Ni iki kintu gituma dufata umusozi tukurira akanyarira tukajya Kizabanwa tugacurika mu mazi tukivuruguta twavayo tukikingiranira mu cyumba? Ni iki kintu gituma utatwumva? Take a step for that. Irangiza irabasubiza ati reka mbabwire ikintu gituma ati nuko usenga ukagira n'amagambo, nuko usenga ugateranya abantu, nuko usenga ugakomanya imitwe y'abayobozi, nuko usenga ugakomanya imitwe y'abaririmbyi, nuko usenga ukanga mwene so, nuko usenga ukaba ufite ibigambo bitameshe, nuko witwa ko usenga ariko ukaba udaca imanza zibera, nuko usenga ariko ukaba ukibona abantu m'amoko, nuko usenga ariko ukaba ubona abantu ari bagufi, ukaba ubona abandi ari barebare, nuko usenga ariko ugatukana, nuko usenga ariko urwango rwarakumaze, nuko usenga ariko ubwibone bwarakumaze. Arababwira ngo mwana ibyo bintu nta wasika. Arababwira ngo mwana ibyo bintu ntabwo byatuma mbumva. Sinasanze muri mu mwuka w'amasengesho. Ubusengese amasengesho ndi kuvugaho. Mwumvise hari ahandi nagiye bada? Mwumvise hari ahandi nagiye mwabarokoremo? Hari ahandi nagiye ra? Si amasengesho ndi kuvugaho. Ni iki gituma tugusaba akazi guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru ukaba utatwitaho? Nuko niyo ugiye kukabona nakubonye ugakuriramo ijipo cyangwa ukagakuriramo ipantaro, niyo mpamvu utakamaramo kabiri. Bivuga ati ni iki gituma twihina mu byumba byacu tukavuga mwami Yesu nyinshi ariko ntutubone? Nuko uhandi uwo mwashakanye ukarara umugira gutya cyangwa umututsi ibitutsi bikomeye. Nicyo gituma umwana atakwitaho. Ariko tubwire umwami agaruke aduhe ibindi bihe. Gusenga n'ubu twaje, kandi twaje rwose gusenga ni ukuri, kandi twaje. Ariko genzura ikintu muri iyi minsi nawe urikabakaba ukihina. Umva, ndetse nayo wasengaga ntukiyasenga sigahirirwa mu magambo yo gutuka. Murokore cyangwa se utarakizwa, hinduka rwose. Kandi niba ari ikintu kitwishe muri iki gihe ni ukudasenga, kandi ngo dusengere mu kuri. Bibiliya yaravuze ngo ni mu kuri no mu mwuka. Dusengere mu kuri, dusengere no mu mwuka. Ni uguhinduka rwose. Tugiye gusenga. Ntabwo nshaka gutinda imbere yanyu. Ndabizi neza mvuze ibintu bitabaryoheye ariko byaryohera umunyabugingo. Ntibyabanyura cyane ariko ndabizi Imana yambwiye ngo abantu nibahinduke. Umuntu wese nasubire ku rufatiro. Umuntu wese niyongera gusenga uko bikwiriye. Umuntu wese mwirenganya aho Bibiliya ivuga ngo biyiririza ubusa no kurenganya abakozi babo. N'abakozi dukoresha Imana irabazi. Ukimana ibiryo nakoreye abantu nkorera 2,500 bakajya banyima ibiryo, kandi ari abakire. Kintu bahahaga n'inyama bahahaga ihuye kwa Vena, ariko ndahasonzera ndakubitika. Nkunda kubwira abantu ukuntu umuntu hunga manjine yanze gukira kubera ibiteke nariye. Yajya guteka agafata ibintu by'ibikurikuri byameze nyuma ya jenoside, byameze mu bisambu, akaba ari byangaburira. Yatetse ifi, yatetse inyama, kandi ari umuntu w'Imana. Reka ubwo bugugu. Impamvu usenga nigusubiza ni ukubera ubugugu, ni ukubera indambi, ni ukubera urwango n'amatiku n'amagambo n'ibindi bintu byose bimeze nk'ibyo ngibyo. Ntashatse kuvuga nona. Tugiye gusenga Imana. Mwubike imitwe yanyu. Twinginge Imana igenzure, irebe utekereza uvuga ngo se Yesu ashobora kunsubizanya n'ibi bintu n'izi ngeso zanjye, ashobora kunsubiza akantabara, ashobora kuntabara. Itekerezeho. Imana irashaka gusubira ku gihe cyawe, irashaka kongera ugakiranuka.
tugiye gusenga. Haba hari abantu batarakira umwami Yesu, atarakira umwami Yesu akaba yaje avuga ati ndumva nkeneye kwiyakirira umwami w'abami nkazigira mu ijuru naho iby'isi ntabibona. Ufite ibibazo byakurenze nibyo koko, ariko noneho se intambwe yo kwakira umwami Yesu yoyo warayiteye. Habaye hari abantu nabo batarakira umwami Yesu, mwamanika ikiganza kubw'imbabazi z'Imana, kubw'imbabazi Imana iguha umugisha. Zamura cyane nta soni biteye, mukomere Imana make, muzamure. Abantu batarakira umwami Yesu muzamure, Imana iguha umugisha. Habaye hari n'undi nawe yazamura. Hano nta muntu utarakira umwami ngo uriye, mukomere Imana make. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza, muze Yesu abagirire neza, mutambuke muzana. Umuntu wese uzi ko atarakira umwami Yesu, ubu se njye niyo nkuye mu bigirwamana by'iwacu, wacu barabandwaga, baraterekeraga, nararaga nikoreye ibiseke by'abazimu. Turahanga tura. Umuntu utarakira ngwino, nari narabaye imbata, bararabanzengereza, bararabangendera. Mukomere Imana amashyi. Bibiliya iravuga ngo umuntu umwe iyo yihari mu ijuru impundu ziravuga. Upfukama ahangaha. Yesu abaho umugisha ntimureba. Mukomere Imana amashyi. Ntabwo waba usigaye wowe, ntabwo waba usigaye uri imbata y'icyaha kandi ukajya utegereza amasezerano y'Imana. Isezerano y'Imana agira gisohoza, agira ukuntu agenda. Imana itugirire neza. Reka dusengere abangaba babonetse, reka mwarimu wacu abasengere. Namara kubasengera, nshuti zanjye, umuntu wese uzi ko yavuye mu byimbo by'Imana ukaba utakigenza uko Imana yaguha umugisha, mukomere Imana amashyi. Dore n'undi yaje, mujye muyakoma cyane, ariko mujye muyakoma cyane. Imana biri kubona umunyago mu ijuru baba bari kuvuza impundu. Imana ishimwe. Haba hari n'undi yaza, nta kibazo. Wakira umwami Yesu, umuntu amwakira habona. Wajyaga mu kabari se ukagenda. None Yesu ateye isoni. Mwarimu mugiye kudusengera, usengera aba bantu, Imana yo mu ijuru bakomeze. Mugume mu mwami Yesu, niko Bibiliya ivuga. Mugume mu mwami Yesu, ahandi hose, ahandi ni ku musenyi. Mwigumire mu mwami Yesu, Yesu azaza. Hanyuma mwarimu narangiza kubasengera. Yewe simbihanisha ibyaha, ntabyo nababonyemo, mubabarire cyane, ariko umwami yabantumyeho. Umuntu wese uzi ko yananiwe akaba atagisenga uko bikwiye kandi mwabyumvise, murahita muhaguruka dufatikanye kwinginga Imana itugarurire ibihe. Dusenge isengesho rigufi kuko iminota yacu irarangiye, ariko kandi tusoza gusenga Muzehe Tito araba hari hano hafi kugira ngo abaganirize, ababwire iyi nzira uko bayitangira nuko bayigendamo neza, kugira ngo n'ubundi mwige inyigisho z'umubatizo ni mu by'izami mu bihitamo, namwe muzabatizwe imbere nk'abandi bose bari hano imbere yanyu. Mwana turagushimiye mu izina rya Yesu, turaguhimbaje, tugushimiye ko umuhamagaro wawe Mwami utangaje. Wahamagaye bamwe ngo mu gitondo, abandi ku manywa, abandi nimugoroba. Turi ku mugoroba w'isi Mwami, turakwinginze ngo aba bateye intambwe bakaza imbere yawe Mwami, turabasengeye kugira ngo bagire neza, wakomereze mu kuboko kwawe, bakure mu zo bari barimo Mwami, baha imbaraga zo kunesha ibyo bari barimo, bamenye Imana neza, kandi ntawe ushobora kuyimenya atarejwe na Data. Turakwingize Mwami, turakwingize ngo wafashe, wakomereze muri ubuntu, ineza yawe, ubuntu bwawe bubombeho. Iyi ntambwe bateye Mwami, zibagasubira inyuma ukundi, imbaraga z'Imana zibafatire mu kuboko kwayo. Turagushimiye ko twumvise kandi ubagirira neza ku bwa Yesu Mwami n'umukiza wacu. Amen. Ngawe nimuhaguruke. Tumukiza ujya ku Mana, inshuti idahana si nk'izo mu isi. Iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyamu akaba umukiza. Jya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu mwakire nawe. Jya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu mwakire nawe. Niko ngusa nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru, mu rugo rwe rwera kubw'umwana we.
azangezayo ngo tubane iteka ryose icyampa ngo nawe tuzajya ninginga Imana ikwereke Yesu mwakire nawe onjya ninginga Imana ikwereke Yesu mwakire nawe niko nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane twabacunguwe yatubikiyeyo yangira amatsiko nkawifuza mugenzi icyampa ngo nawe uzawa njya ninginga Imana ikwereke mwakire nawe njya ninginga Imana ikwereke mwakire nawe niko kuri ubu njya ngira mahoro mu mutima nyahawe na Yesu mukiza wanjye atemba nk'uruzi abisi ntibayazi icyampa ngasanguya njya ninginga Imana ikwereke Yesu mwakire nawe njya ninginga Imana ikwereke Yesu mwakire nawe numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi byo yaguko usabe n'Imana bahishurire Yesu bahabwe ubwo buntu numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye usabe n'Imana bahishurire Yesu bahabwe ubwo buruha njya ninginga Imana titanesa la wasone questifo heshato kesas mwakire nawe njya ninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe njya ninginga Imana ngikwereke uwo mugabo umwakire nawe nukuri njya ninginga Imana yera ngikwereke umwakire nawe njya ninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira